sinzi niba warabyumviseho, ariko hari abantu bavuga ko niba hari ikintu ushaka kugura ukumva kiraguhenze cyane, birashoboka cyane ko atari icyo kintu gihenze, ahubwo ikibazo kikaba ari amikoro yawe. Dore aho bahera bavuga amagambo nk'aya ngaya: igihe wari ufite imyaka 5 y'amavuko, biswi igura amafaranga 100 cyari ikintu gihenze utashoboraga kwigondera. Ugize imyaka 16, noneho washoboraga kwigurira biswi y'100, ariko kugura biswi 5 zo guha inshuti zawe byari bihenze utabyishoboza. Ku myaka 25 washoboraga kugura biswi zose ushaka kandi ukumva zidahenze. Izi biswi ntabwo zahindutse, ahubwo amikoro yawe niyo yahindutse. Ibi nibyo bituma bavuga ko ubona ikintu gihenze atari ikibazo cy'icyo kintu, ahubwo ikibazo akaba ari wowe. Hari raporo iherutse gusohorwa n'ikigo cyitwa Empower igaragaza ko nibura buri munyamerika amara amasaha 4 ku munsi atekereza ku mafaranga. Ni ukuvuga ufashe iminota yose buri munyamerika amara atekereza ku mafaranga ku munsi, iyo minota ukayegeranya bingana n'amasaha 4 ku munsi. Amasaha 4 ubundi ni igihe abantu bafite kontra z'akazi z'igice cyangwa se part time contract bamara mu kazi. Ni igihe kingana na part time job. Amasaha 4 ni igihe kiruta icyo abantu bamara batetse cyangwa se icyo bamara bari mu myitozo ngororamubiri. Aba banyamerika bo bamara iki gihe bitekerereza ku mafaranga. Ni ibisanzwe ko amafaranga aduhora mu bitekerezo, ariko muri iki gihe bwo yihariye ubwonko bwacu. 45% by'abanyamerika babajijwe na Empower bahamije ko gutekereza cyane ku mafaranga bibaha imbaraga zo gukora cyane ngo bagere ku ntego zabo z'igihe kirekire. Aba Gen Z, ni ukuvuga abajene bavutse hagati y'umwaka w'1997 n'2012, nibo batekereza cyane ku mafaranga, kubera ko buri umwe muri bo nibura amara amasaha 4 n'iminota 82 buri munsi atekereza ku mafaranga. Hakurikiraho aba millennials. Aba ni abavutse hagati y'umwaka w'1981 n'1996. Muri aba buri wese amara amasaha 4 n'iminota 73 buri munsi atekereza ku mafaranga. Aba Gen X, ni ukuvuga bavutse hagati y'umwaka w'1965 n'1979, bo buri umwe muri bo amara amasaha 3 n'iminota 74 buri munsi atekereza amafaranga. Aba bafite imyaka iri hagati ya 45 na 60. Abanyuma batekereza ku mafaranga gake ni aba boomers. Aba ni abavutse hagati y'umwaka w'1950 n'1960. Ni abasaza n'abakecuru. Aba bo buri umwe muri bo amara amasaha 2 n'iminota 4 buri munsi atekereza ku mafaranga. Twese kano kanya turimo kuyatekereza kubera ko nyavuze ahari, ariko buri munsi atuza mu mutwe nta uyavuze. Inshuro nyinshi amafaranga dutekereza ntabwo arayo dufite. Kenshi dutekereza ayo twifuza, ayo duteganya cyangwa se ayo turota. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare mu Rwanda kivuga ko mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka wa 2025 57% by'abantu bagejeje ku myaka yo gukora bari bafite akazi. Aba bose bakorera amafaranga, ariko benshi muri bo uyababajije bakubwira ko ntayo bafite. Muri iki kiganiro ntabwo tugiye kuvuga ku ibura ry'amafaranga, ahubwo tugiye kwivugira ku buryo iyo uri umukene, ubwo bukene bwawe inshuro nyinshi bukomeza kubyara ubundi bukene bikarangira ubugumyemo. Turavuga ku buryo ubukene butwara amafaranga menshi, ku buryo rimwe na rimwe ku gicuruzwa kimwe umukene atanga menshi kurusha umukire, ari nabyo bigira uruhare mu gutuma uwo mukene abutindamo. Mu magambo make tugiye kuvuga ku kiguzi cy'ubukene. Tugiye kuvuga ku buryo ubukene buhenda. Niba utumva neza icyo bisobanuye, tugiye kubirambura mu kanya gato. Tubahaye ikaze. Ibi tugiye gutangira tuvugaho byabaye ku bantu benshi. Kumva utameze neza mu mubiri, ubabara mu nda, ariko bidakanganye. Ufite akazi ukora amasaha 8 buri munsi, ugahembwa amafaranga agutunga wowe n'umuryango wawe. Urabizi neza ko gusiba umunsi umwe wako kazi bituma hari ikigabanuka ku mafaranga uhembwa. Ikindi uzi neza nuko nujya kwa muganga biza kugusaba kwishyura 50,000 kubera ko nta bwishingizi ufite. Ikindi uzi neza nanone nuko hari uburyo bwo kwisuzumisha umubiri wose, bakareba buri rugingo uko ruhagaze, basanga hari ibyago by'uburwayi bihari bakakubwira ugatangira kwikurikirana. Gusa nanone ikindi uzi neza nuko kuri konti yawe ufite 7,000 byonyine. Tugarutse kuri ka kantu kakuryaga mu nda, wabyumvise kurimo kubabara, ariko nanone urabizi neza ko 7,000 by'amanyarwanda ari byo ufite byonyine.
icyo ukora hano uhitamo kujya muri farumasi kugura utunini tugabanya ububabare, ubundi ugasenga. Amezi 8 agashira bwa bubabare butagarutse, ndetse utanabyibuka, utibuka ko wigeze kubabara mu nda. Rimwe mu gitondo noneho ukababara ku rwego rutigeze kubaho mbere, ukananirwa kubyuka, bakakujyana kwa muganga. Muganga akakubwira ko urwaye umwijima kandi ko bisaba miliyoni 2 ngo bakubage. Nyamara byarashobokaga ko mu mezi 8 ashize iyo uza kuba ufite 50,000 ukisuzumisha ubu burwayi, bari kububona hakiri kare ugatangira gufata imiti. Gusa icyo gihe nta 50,000 wari ufite, wari wifitiye 7. Nguko uko bavuga ko ubukene buhenda kandi abakene bagatakaza amafaranga menshi, rimwe na rimwe n'ubuzima, mu gihe abakire ibyo bitababaho. Ibi ni nako bigenda ku bantu batunze imodoka. Ubugenda mu muhanda ukumva urusaku mu byuma by'imodoka yawe, wareba kuri konte yawe ugasangaho 4,000, ugahitamo kubyirengagiza kubera ko n'ubundi imodoka iracyagenda. Nyuma y'amezi 2 imodoka ikitora igahagarara muri rompowe hagati, ikanga kuhava. Icyo wakora cyose ntishobora kuhava, kubera ko ugomba kuyihakura byanze bikunze. Ugahamagara za modoka zitwara izindi, ikaguca 100,000. Cya kintu cyasakuzaga mu mezi 2 ashize ugakomeza kukigenderaho kidasanwe, kiba cyarangije ibindi byuma ku buryo byose hamwe kubikanika biba bikeneye 400,000. Cya cyuma cyari cyagize ikibazo mu mezi 2 ashize bashoboraga kugikanika ku 20,000. Ikibazo icyo gihe wari wifitiye 4,000. Kuri iyi nshuro uba ugomba kwishyura 500,000. Ibi ntabwo ari ibyago cyangwa se amahirwe make. Iki ni ikiguzi cyo kuba umukene cyangwa se kutagira amafaranga. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Kimwe namwe mara igihe kinini ntekereza ku mafaranga, ubutunzi, uburyo buboneka n'impamvu buhora mu maboko ya bamwe, abandi akazi kabo kakaba kubwiruka inyuma. Niba uri umuntu utekereza ko ukora cyane kandi ukavunika cyane, ariko buri uko umwaka utashye amafaranga ari kuri konte yawe akaba adahinduka cyangwa se ahubwo anagabanuka, cyangwa se niba utekereza ko umunsi umwe mubi wo kuwa kabiri cyangwa se undi munsi w'icyumweru ushobora kuba mubi cyane ukangiza ubukungu bwawe bw'umwaka wose, menya ko utari wenyine. Nta nubwo muri bake, ahubwo mubarirwa muri za miliyari nyinshi ku isi. Byemezwa ko ubukene ari cyo kintu gihenze kandi gitwara amafaranga menshi na roho nyinshi kuri iyi si. Hari ukuri ko amafaranga bitekerezwa ko abahanga benshi mu by'ubukungu batavuga cyangwa se badatekerezaho kenshi. Batubwira ko ubutunzi n'ubukire ari umusaruro w'ikinyabupfura. Kubyuka saa 10 za mu gitondo buri gihe, ugategura kandi ugateganya uko buri faranga winjiza risohoka, ukirinda kugendera mu kigare n'urwiganwa mu birebana no gukorera no gusohora amafaranga. Ku rundi ruhande batubwira ko ubukene ari ingaruka z'imyitwarire mibi, kutabara mu birebana no gukoresha amafaranga, kutagira ikinyabupfura mu birebana no gukoresha igihe n'ibindi byinshi. Batubwira ibintu nka hagarika kugura imigati ya buri mugoroba, rekeraho gutega moto buri gihe ahubwo utangire utege bisi cyangwa se ugura igare. Babivuga nkaho kuzigama 10,000 buri kwezi bizahita bihindura ubuzima bwawe mu buryo bwa burundu. Ikibazo nuko izi nama zica ku ruhande cyangwa se zirengagiza rimwe mu mahame akomeye cyane mu birebana n'ubukungu. Ni ihame ryitwa Booth's Theory of Social Economic and Fairness. Iri ni ihame rizwi cyane ku witwa Sam Vines, ugaragara mu ruhererekane rw'ibitabo by'umwanditsi w'umwongereza witwa Terry Pratchett. Iri hame risobanura neza ubusumbane bwa mikoro hagati y'abafite n'abadafite kurusha abahanga mu by'ubukungu benshi. Umva uko iri hame rivuga. Fata abagabo babiri, umwe w'umukire n'undi w'umukene. Umukire ajya ku isoko akagura inkweto z'50,000. Inkweto nziza cyane zikoze mu ruhu, zikomeye, zituma ibirenge bisusuruka. Ni inkweto ziba zishobora kumara imyaka 10 kubera gukomera kwazo. Umukene we ntabwo ashobora kubona 50,000. Niyo yabibona ntabwo yabigura inkweto kubera ko ahita bari ibiro by'ibishyimbo byavamo. Aya ashobora kubona ni 10,000. We aragenda akigurira izihendutse. Birumvikana ziba ari inkweto zitari nziza kandi zidakomeye. Ni inkweto zicika mu mezi 6. Bivuze ko mu mezi 6 ataha aba agomba gutanga ibindi 10,000 byo kugura izindi nkweto. Bivuze ko mu mwaka akenera inkweto kabiri z'20,000. Mu myaka 10 azakoresha 200,000 mu kugura inkweto, mu gihe umukire waguze 50,000 zizamara imyaka 10 abasohoye bya 50,000 byonyine. Umukene mu myaka 10 abasohoye 200,000 byo kugura inkweto, inshuro enye zayo umukire yasohoye. Bivuze ko umukire waguze inkweto nziza mu myaka 10 azaba cyambaye inkweto nziza, zisa neza, zimubereye, kandi none hari umukiraho 150,000 kurusha umukene wagiye akaguriza 10,000 kabiri mu mwaka. Ibi nibyo bita ikiguzi cyo kuba umukene. Uko niko kutagira amafaranga bikenesha. Ni imwe mu mpamvu abakene bakomeza kuba bakene. Iyo uri umukene
uba utegetswe kwishyura amafaranga make make mu gihe kirekire kubera ko utashobora kubona amafaranga akenewe mu gihe cya nyacyo. Ushobora kuba urimo gutekereza uti okay mwanafunzi, iyo ni inkuru nziza utubwiye ku nkweto, ariko si byo bihurira hehe n'ubuzima bwanjye uyu munsi mu 2025? Ibi bitubaho twese buri munsi. Reka tuvuge igikoresho gisanzwe nka papier toilette cyangwa se papier hygienique. Iyo ufite ibihumbi 4 ujya mu iduka cyangwa se muri supermarché ukagura ikizingo kirimo papier toilette 10. Ubwo bivuze ko buri pièce imwe ya papier toilette uba yiguza amafaranga 400. Hano uba ufite papier toilette zo gukoresha amezi arenze kumwe. Ariko iyo uri umukene ntabwo ufite ibihumbi 4 byo kugura papier toilette 10 zose icyarimwe. Ugura kamwe kamwe buri minsi 4 cyangwa se cyumweru. Buri kamwe ukakagura 500. Bivuze ko ku kiguzi cy'agapièce kamwe hiyongeraho amafaranga 100. Ubwo bivuze ko cya kizingo kirimo 10 wewe wakigura ibihumbi 5 mu gihe gisanzwe kigura ibihumbi 4. Bisa no kuguhana kubera ko uri umukene udashobora kubona amafaranga yo kugura ipaki yose iri mu dupièce 10. Ibi nibyo bita poverty premium. Ibi niko bigenda ku muceri iyo udashobora kugura umufuko wose, isukari, ibitoki, hafi buri kintu cyose ukoresha iwawe. Bavuga ko iyo uri umukene ibiciro by'ibyo ukenera bizamuka kurusha ibiciro abakire bahahiraho. Ibi birazamuka bikagera no kukubitsa amafaranga. Reka tuvuge ku mabanki. Birasa naho imikorere y'amabanki yubakiwe kuguhana kubera ko uri umukene. Mu bihugu bimwe na bimwe iyo ufite miliyoni 10 kuri konti yawe, banki igufata neza kandi birumvikana. Nta mafaranga baguca buri kwezi. Baguha carnet de chèque y'ubuntu. Hari nubwo bashobora kuguha inyungu nke kuri ayo mafaranga bakubikiye. Ariko noneho reka tuvuge ko urimo kunyura mu bihe bigoye bya mikoro. Ufite ibihumbi 3 kuri konti yawe. Ibintu wiyandikishijemo kuri internet ukabyibagirwa bigomba kugutwara ibihumbi 3,500. Ariko kubera ko utayafite bigatwara bya 3 byose. Hano uba ufite umwenda w'amafaranga 500. Hano ntabwo banki ivuga iti turabona uri mu bihe bitakoroheye reka twebwe tukorohereze. Wapi, ntabwo ari uko bigenda. Banki zimwe mu bihugu bimwe na bimwe zigira ibyitwa overdrive fee. Igisa nk'amande baguca iyo kuba waramaze kuri konti amafaranga yawe yose ukarenga ukajya munsi ya 0 kugera usigaranye umwenda. Bashobora kuguca ibihumbi 3,500 by'uko wamaze amafaranga kuri konti yawe ukanajya mu umwenda w'amafaranga 500. Biba bivuze ko wagujije amafaranga 500 kubera ko ariyo yatumye konti yawe ijyaho 0. None ayo 500 wagujije agatuma baguca ibihumbi 3,500. Biba bimeze nko gufata inguzanyo ukazayishyura ku nyungu ya 700%. Hagize umuntu kuguriza amafaranga agakwishyuza inyungu ingana uko nguko, ashobora kuba yanafungwa kubera ko n'ubujura. Ariko iyo banki zimwe zibikoze bibara amategeko n'amabwiriza. Muri uyu mwaka banki nyinshi ku isi zinjije miliyari z'amadolari avuye muri aya mafaranga y'amande baca abantu bamaze amafaranga kuri konti zabo bakanajyamo imyenda. Byemezwa ko abenshi mu baciwe aya mafaranga ari abafite kuri konti zabo amadolari atagera ku 1,000. Mu yandi magambo, umukire yishyurwa inyungu ku mafaranga bikije, umukene akishyura inyungu ku mafaranga yagujije. Aba bakene bahanirwa ko baba bakoresheje amafaranga badafite. Ibi birumvikana, ariko ubuzima bwo mu mutwe n'imitekerereze ya muntu bigira uruhare hano umuntu atakwirengagiza. Hari ihame bita scarcity mindset. Imyumvire ishingiye ku buke bw'ibintu. Hari ubushakashatsi bugaragaza ko iyo uhangayikishijwe n'amafaranga, nk'iyo utazi aho uzakura amafaranga yo kwishyura ubukode bw'inzu mu cyumweru gitaha, cyangwa se iyo utazi uko abana bazajya ku ishuri mu kwezi kwa mbere, iyo uhangayikishijwe n'ibyo bintu ubitekerezaho cyane, igipimo cyawe cy'ubwenge kigabanukaho amanota nibura 13 mu byitwa QE. Gutakaza amanota 13 ku gipimo cy'ubwenge bwawe bingana no kumara ijoro ryose udasinziriye. Ubwonko bwawe buba bwinjiye mu mikorere imeze nko kwitabara, hahandi biba ari ugupfa no gukira ku buryo wakora icyo ari cyo cyose ariko ukarokoka. Muri iki gihe ubwonko buba bwatakaje ubushobozi bwo gufata imyanzuro y'igihe kirekire. Niyo mpamvu iyo abantu bakennye rimwe na rimwe bafata ibyemezo bigaragara nk'ibitari mu ubwenge ku bandi. Uba ushobora kumuguriza amafaranga ukamubwira ko azakwishyura inshuro 2 zayo wamugurije akabyemera. Abashobora kukuguza amafaranga akaguha inzu ye ngo uyifatire, cyangwa se akaba yanakura urugi ku nzu akarugurisha ngo abone ayo mafaranga. Abashobora kunyura ahantu bacuruza amatike yo gutega ku mikino y'amahirwe, agafata udufaranga yarasigaranye akaguramo iyo tike ngo arebe ko yatsindira za miliyoni, nyamara ayo mafaranga yashoboraga kuvamo ibirayi. Ntabwo ari ubwenge bwabo buba bwagiye, ahubwo ubushobozi bwo gutekereza buba bwagabanutse kubera gutekereza cyane ku mafaranga adafite, arwana no kureba ko yarokoka icyo kibazo. Boots theory
ntabwo ireba imibare y'amafaranga gusa, ahubwo ni n'imibare y'ubuzima bwo mu mutwe. Iyo umukire azigamye miliyoni 5 ntabwo aba azigamye miliyoni 5 gusa, ahubwo aba anazigamye ingufu z'ubwonko ashobora gukoresha atekereza uburyo abana bazajya ku ishuri. Izo ngufu z'ubwonko aba ashobora kuzikoresha mu gutekereza ahandi hantu ho gushora akunguka, cyangwa se akazikoresha mu kwiga ubumenyi bushya. Umukene we ingufu yagakoresheje mu gutekereza iby'imishinga azikoresha mu guhangayika no kwiheba. Reka tuvuge ku kintu bita buy nice or buy twice phenomenon. Iri ni ihame ryo guhitamo kugura ikintu kimwe gihenze cyangwa se ukagura ibintu bibiri bihendutse. Reka noneho tuvuge ku kintu kinini kurusha inkweto twari twavuzeho mu kanya. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ubunini bw'imijyi no kuba batarashyize imbaraga zihagije mu bwikorezi rusange muri leta zimwe na zimwe, bituma abantu benshi bakenera imodoka kugira ngo bashobore gukora akazi kabo ka buri munsi. Usanga umuntu ufite amafaranga ahagije agura Toyota cyangwa se Honda imaze imyaka 3 ikozwe. Abashobora kuyigura nk'ibihumbi 20 by'amadolari. Hano abashobora kuyishyura cash ako kanya cyangwa se agafata inguzanyo ku nyungu nke cyane nk'iya 4 cyangwa se 5%. Iyo ni imodoka bashobora kugendamo imyaka 10 itagize ikibazo kimujyana mu igaraje, usibye wenda nko guhindura amavuta. Ibi biba bivuze ko ikiguzi bimusaba mu kuyitunga kiba ari gito cyane. Iyi modoka nta mafaranga ibimutwara mu by'ukuri. Reka noneho turebe ku muntu wa mikoro make udafite amafaranga yazigamye, kandi kubera mikoro ye make mu bihe byashize yagiye aguza amafaranga banki akishyura nabi kubera ubukene. Ibi bituma na banki iyo zigiye kumuguriza zimugora, zikanamushyiriraho inyungu iri hejuru kubera ko ziba zitizeye mu by'ukuri ko azashobora kwishyura. Uyu muntu aba akeneye imodoka kugira ngo ashobore kujya ku kazi ngo akorere amafaranga. Uyu bamugurisha imodoka imaze imyaka 15 igenda ifite agaciro k'ibihumbi 4 by'amadolari, ariko bakayimugurisha ku bihumbi 8 by'amadolari. Iyo agiye gufata inguzanyo ngo abone amafaranga yo kwishyura iyi modoka, usanga inyungu ku nguzanyo ari nka 24%. Uramutse ukoze imibare neza, ubona ko iyo nguzanyo aba azayishyura ibihumbi 15 by'amadolari ku modoka ifite agaciro k'ibihumbi 4 by'amadolari. Nka ibyo bidahagije, iyo modoka iba ifite ibyago byo gutangira gupfa mbere y'uko iyo nguzanyo arangiza kuyishyura. Umuntu asigara yishyura imodoka itakiriho cyangwa se arimo kugerageza gukusanya amafaranga yo kugura indi. Uyu ni wo mutego w'ubukene mu gisobanuro cya nyacyo cy'amagambo. Uba urimo kwishyura umwenda baguhaye ku nyungu iri hejuru kubera ko sosiyete yavuze ko uri mu byago byo guhombya abandi kubera ko ushobora kutazishyura. Dore no mu bihe byashize wagiye wishyura nabi, bisa no kuguhana kubera ko uri umukene. Kandi ubwo inzira yonyine yo guhagarika kuba umuntu wateza abandi ibyago ni ukugira amafaranga. Kandi ayo mafaranga ntushobora kuyazigama kubera ko urimo kwishyura inguzanyo wahawe ku nyungu nini yagenewe abakene. Bisa naho hari uruziga rwakorewe kukugumisha aho ngaho uri nyine. Ubwo ibi turabivuga tutaragera ku by'inzu. Gukodesha inzu ndetse no kuyitunga ni urundi rugero rwiza rugaragaza ikiguzi cyo kutagira amafaranga. Iyo ukodesha inzu babara kuba wishyura inguzanyo ku nyungu 100%. Uba wishyura inguzanyo ya nyiri inzu wongeyeho n'inyungu. Kubaka cyangwa se kugura inzu hari amafaranga bisaba kwishyura icyarimwe kandi menshi. Nubwo waba uzabona inguzanyo yo kugura inzu, ariko hari ayo ubanza kuba ufite kandi menshi, ashobora kugera kuri miliyoni 20 cyangwa 30. Ikibazo nuko iyo wishyura ubukode hafi 1/2 cy'amafaranga winjiza kandi ugomba no kubaho, ntibiba bizigera bigushobokera kuzigama ya miliyoni ugomba kwishyura mbere mu gihe cyo kubaka cyangwa se kugura inzu. Dore icyo bisobanuye: iyo banki ishyizeho inguzanyo zigenewe abashaka kugura inzu, ishobora kuvuga ko izakuguriza amafaranga yo kugura inzu ya miliyoni 45 z'amanyarwanda gusa, kugira ngo ugaragaze ko ukomeje kandi kuzishyura umwenda wawe hari amafaranga ubanza kwishyura nka miliyoni 15. Bayita down payment. Abagamije kugaragaza ubushake bwawe bwo kuzishyura kandi bikagabanya umutwaro w'umwenda munini. Iyo umaze kuyishyura, banki ihita ikugurira ya nzu ya miliyoni 45, ubundi ukajya wishyura make buri kwezi nk'ibihumbi 100. Iyo uri umuntu uhembwa ibihumbi 300, ugakodesha inzu y'ibihumbi 150 andi asigaye akagutunga, biba bigoye kuzegeranya miliyoni 15 zo guha banki ngo ikugurire inzu ya miliyoni 45. Wisanga buri kwezi wishyura ibihumbi 150 ku nzu itazigera ibi yawe, nyamara iyo uza kubona miliyoni 15 wari kuba wishyura ibihumbi 100 ku nzu izagera hikabi yawe idasubirwaho. Umukire agura inzu ku nguzanyo, akaba agabanyije amafaranga azishyura buri kwezi kandi akaba abonye umutungo uzagenda uzamuka mu gaciro. Umukene we yishyura amafaranga menshi buri kwezi ku mutungo utazigera ubuwe. Iki ni ikindi gishimangira ko kuba umukene bihenda. Aho ibi byose bitangirira kuba igitangaza rero kandi bikanatera ubwoba ku rwego runaka, nuko bisa naho hari umusoro abafite amikoro make batanga ku gihe cyabo, gusorera igihe. Umuntu ufite amazi we mu rugo
iyo akeneye amazi atera intambwe ebyiri, agatega ikivomesha akavoma amazi agakora ibyo akora. ariko ujya kuyavoma ku mugezi afata ikivomesho agafata urugendo rw'iminota 15, rimwe na rimwe akagera ku mugezi agategereza indi minota 30 akabona kugerwaho, akavoma akikorera amazi, akongera akagenda indi minota 20, akaba amaze isaha irenga mu gikorwa cyo gushaka amazi. Iyo saha yashoboraga kuyimara akora ibindi, aruhuka cyangwa se ari kumwe n'umuryango we. Ni nako bimeze ku binyabiziga. Ufite imodoka ayinjiramo akayatsa, akagenda iminota 20 akabageze mu birometero 15, mu gihe utayifite abanza kugenda n'amaguru akagera ku muhanda, agategereza bus ishobora kuza mu minota 30, akagera mu birometero 15 akoresheje amasaha 2. Uramutse ubara igihe cyawe mu mafaranga, ikiguzi cyo kujya kuvoma cyangwa se gutega bus cyaba kiri hejuru cyane. Iyo ubukene bukwibye igihe cyawe, buba bukwibye amahirwe yo kwinjiza amafaranga mu gihe kizaza. Mu kuzamura amikoro yacu, abajyanama mu by'ubukungu batubwira kugura imigabane mu bigo bitandukanye kugira ngo tujye tubona inyungu y'8% buri mwaka. Gusa iyo uri umukene, ishoramari rikomeye ubukwiye gukora ntabwo ari ukugura imigabane mu ruganda rukomeye, ahubwo no kwirinda gukomeza guhanirwa kuri umukene. Iyo uguze inkweto zikomeye z'ibihumbi 50 zizamara imyaka 5 ku buryo utazongera kugura inkweto z'ibihumbi 10 buri mezi 6, iyo ngiyo iba ari inyungu kwishoramari. Intambwe ubuteye ntabwo ari yo kugerageza kuba umukire, ahubwo niyo kugerageza guhagarika gusohora amafaranga make make mu buryo buhoraho. Ibi nibyo bitujyana ku rindi hame rikomeye mu by'ubukungu, the buffer. Inzira imwe yonyine yo kwisanga mu mutego wo kugura inkweto zihendutse zihita zicika ugahora ugura inkweto buri kwezi, ni ukwiha igihe cyo kumara utagura inkweto kugira ngo uzigame amafaranga yo kuzagura inkweto nziza zizamara imyaka myinshi. Niyo mpamvu inama yo kuzigama ingano runaka y'amafaranga atari igitekerezo kibi habe na gato. Ni intwari isenya uruziga rw'ubukene, bwa bukene butavaho. Kenshi tuvuga ko mu kwezi kwa mbere haba ubukene biturutse ku ngano y'amafaranga tuba twasohoye mu mpera z'umwaka, ariko bitekerezwa ko ubwo bukene buba busanzweho, ahubwo tukabushakira impamvu mu ntangiriro z'umwaka. Byemezwa ko imiterere y'isi ya none itworohereza gusohora amafaranga, ituma amafaranga adatinda mu mifuko yacu. Kimwe mu bikomeje guheza benshi mu bukene bw'amafaranga, kabone niyo waba warayabonye wayafashe mu ntoki ariko akakunyura mu myanya y'intoki, ni amafaranga dutanga ku icumbi tubamo. Nicyo cyambere gitwara amafaranga menshi. Ikindi ni ibicuruzwa bisigaye biboneka mu buryo bworoshye cyane cyane kuri internet, ndetse n'abacuruzi bakagira uburyo boroheje ibintu byo kugura ku buryo icyo uguze banakigusangisha aho uri. Ibi bituma ubona igicuruzwa ubwonko bwawe bukakubeshya ko ugikeneye kandi ntacyo wari ubaye igihe utari ugifite. Ni ukuvuga ko niyo amafaranga twabonaga yakwiyongera, ibyo dukenera nabyo byiyongera buri munsi, ndetse rimwe na rimwe kurusha amafaranga twinjiza. Ugasanga kuba ku mushahara wawe hariyongereho ibihumbi 50 ntacyo byahinduye kuyusigarana iyo umaze kwishyura ibyo ukeneye byose. Ubuzima tubayemo uyu munsi bugenda burushaho gukomera uko ikoranabuhanga rigenda ryoroha. Nk'ubu mu bihugu byinshi bikize hari ibyo bita carte de crédit cyangwa credit card, uburyo ibigo by'imari, amabanki n'abandi bacuruzi bakorohereza kubona icyo ushaka cyose kabone naho nta mafaranga waba ufite, ubundi ukazishyura nyuma. Niho uzasanga niba hasohotse telefone nshya igezweho, n'umuntu uzi neza ko ahembwa amafaranga make cyane ararayitunze kubera ko hari uburyo bumwemerera kuyitunga akazagenda yishyura buhoro buhoro nyuma. Umuntu akagura imodoka atari uko ayikeneye, ibikoresho byo mu nzu n'ibindi, ariko akabigura kubera ko nta mafaranga ahita amusohoka mu mufuko ako kanya, ahubwo azagenda byishyura buhoro buhoro. Hari uburyo bumwemerera kubifata akazagenda byishyura gahoro gahoro mu gihe kirekire. Ibi bisunikira benshi mu gufata ibintu birenze ubushobozi bwabo, ku buryo n'umushahara muke ahora aririra niyuje ugera kuri banki abarimo amadeni bose bagakura hayabo, agasigara asa naho ntacyo afite. Ubu buryo bwa carte de crédit uko bworoshye kububona niko buhenze kubwishyura, kubera ko inyungu yabwo rimwe na rimwe irenga inguzanyo amabanki atanga. Urubuga Investopedia rugaragaza ko nibura inyungu iringaniye credit cards nyinshi zica mu bihugu bitandukanye ari 24%. Ibeshya ukererwe kwishyura iyo nguzanyo, amande baguca ashobora kuruta inguzanyo baguhaye. Ni ubuzima bugoye ariko bworoheye benshi kubera ikoranabuhanga. Mu Rwanda bishobora kuba bitaratera imbere cyane, ariko hari ubundi buryo bwo kuguriza abantu amafaranga mu buryo bworoshye. Ni uburyo abantu bahitamo kuyoboka kubera ko batekereza ko ayo mafaranga baba yagurijwe n'imashini, aho kujya gutakira abavandimwe n'inshuti rimwe na rimwe bashobora no kukumvira ubusa ntibayaguhe. Uhitamo kuguza telefone yawe ihora ikwibutsa ko wemerewe kuguza amafaranga, gusa kuyishyura nabyo bikaba ikibazo rimwe na rimwe.
uku niko hari abantu benshi utekereza ko bahembwa neza, buri munsi babyuka bakajya ku kazi, buri kwezi bahembwa amafaranga, ariko akaba ari gake ushobora kumusangana amafaranga. Uru ruziga rw'ubukene rugenda rugaruka uko umwaka ugiye undi ugataha, rukatwihishurira mu kwezi kwa mbere iminsi mikuru irangiye, tugakeka ko ari bishya kandi nibyo twahozemo. Nta n'icyizere cyo kubyikobotora kubera ko birasa naho ariko isi y'uyu munsi isigaye yubatse. Ibi bikagira ingaruka y'uko kwizigamira bigenda bigabanuka ugereranije n'uko byahoze mu bantu. Mu gihe cy'ibyago tuba tugomba kugobokwa n'inshuti, mu gihe cy'ibirori nabyo nuko, mu gihe cyo gutakaza akazi ubuzima buhita busubira hasi cyane. Ngiyi impamvu abahanga mu by'ubukungu batanga inama zo gutekereza ku kwizigamira, nubwo yaba amafaranga make cyane ariko bigakorwa mu buryo buhoraho. Nshuti bakunze mwadukurikiye, tubashimiye ko mudasiba kutwumva. Ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje, turabifuriza kugira umwaka mushya muhire. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.